mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga zavuga kugira neza kwawe yo aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho sizaceceka kandi sizatuza kwamamaza iyo neza yangiriye zavuga iyo neza mu bakomeye bose zayiririmba iyo neza sizaceceka kwamamaza iyo neza zavuga iyo neza yangiriye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro mfite ryo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye uzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro ryo kugutura uhaye umutima utegeke zayivuga zayivuga neza ineza yawe zavuga imirimo wa iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zayivuga ineza yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yagiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizaceceka zavuga iyo neza iriho turabasuhuje mwese ibiganiro byacu kuri radiyo kwizera tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ni umwanya mwiza cyane ni umwanya Imana yateguriye abantu benshi kugira ngo babashe kumva ijambo ryayo mwene data rero mushiki wacu uteze amatwi radiyo kwizera Imana iguhe imigisha muri aka kanya Imana iguhe imigisha mu buryo bwose bwo gukunda
kumva ijambo ry'Imana. Rero tugiye gutangira tubagezaho ijambo ry'Imana nk'uko twarihawe, nk'uko mubimenyereye hano muri Amerika biba ari saa 7 z'ijoro, mu bihugu bya Afurika yo hagati biba ni nka saa 9 za mu gitondo. Ubwo tugiye abari ku cyumweru muri Afurika, twebwe abari ku wa gatandatu. Ubwo tugiye gutangira mu kanya gatoya twumva ijambo ry'Imana, ariko turabanza dusenga Imana kugira ngo Imana ituyobore mu ijambo ryayo, kugira ngo tubashe kumva icyo Imana idushakaho, kuko hari umugambi mwiza cyane Imana igufiteho mwene data, hari umugambi Imana idufiteho yayo. Ijambo ry'Imana iyo rije nk'uko haba hari impamvu, ntabwo ari accident, ntabwo ari ibintu biba byituye ku muntu gutyo, ahubwo Imana igira ngo igire icyo itwigisha, igire ibyo itambutsa, igire ibyo iduhuguramo, igire ibyo mbese iduhe ibikwiranye cyangwa se iby'ubugingo bwacu bukeneye kumva uwo mwanya. Ubwo tudatinze tugiye kubanza gusenga Imana, noneho dutangire kumva ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana ashobora gusenga Imana. Dusenge. Mwami Imana yacu, Imana nziza, Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose, Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana idufitiye imbabazi nyinshi. Tuje imbere y'ubwiza bwawe kano kanya, tuje mu mwanya w'ijambo ryawe Mwami, tuje kumva icyo tubwira. Niyo mpamvu tubanje rero guca bugufi mu mitima, turakubashye Mwami, turakuzamuye, tuguhaye umwanya wa mbere. Twebwe turi abantu buntu, duciye bugufi rero ngo ubanze utweze dutunganye, utubabarire gukiranirwa kwacu, amakosa yacu, amafuti yacu byose Mwami Imana bikurwaho n'amaraso yamenekeye ku musaraba i Golgotha, kugira ngo uyu mwanya utubere umwanya w'igiciro kandi utubere umwanya w'umugisha. Ijambo ni iryawe Mana tugiye kuvugaho, twebwe turi abantu ukaba Imana. Niyo mpamvu Mana dusabye kugira ngo abe ari wowe uvuga, aba ari wowe uvuga Mana, twebwe tukubera ibikoresho, aba ari wowe usobanura wa Mana, kuko twebwe nta busobanuro dufite buhagije, nta nabwo Mwami, kuko ijambo ryawe rirakomeye, ijambo ryawe rifite ubutunzi bwinshi, ijambo ryawe Mwami nibyo kurya by'ubugingo, ijambo ryawe Mwami ririmo byinshi bushaka kugeza ku bwoko bwawe. Niyo mpamvu dusabye Mana kugira ngo abe ari wowe uvuga, aba ari wowe uvuga, aba ari wowe usobanura, kuva dutangiye Mana kugeza dusoza ntaba ari twe, ahubwo hagaragare wowe gusa Mana. Icyo ushaka ko abantu bumva aricyo bumva Mwami, uturinde kongera, uturinde kugabanya, ahubwo tuvuge Mwami tubwirijwe nawe, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami bugire icyo bwunguka, kugira ngo ubwoko bwawe Mwami ni ukuri butere indi ntambwe, kubera ko ijambo ryawe Mwami riduteza indi ntambwe mu by'uru rugendo. Ijambo ryawe niryo rituyobora. Ndingize Mwami kugira ngo irigiye vuba aka kanya riyobore benshi, reka benshi baguhindukire wa Mana kubw'ijambo ryawe, reka benshi Mwami bw'ijambo ryawe, reka benshi imibereho yabo ihinduke kubera ijambo ryawe, reka imyumvire y'abantu Mwami ihinduke kubera ijambo ryawe. Reka Mana ni ukuri dutekereze ku byawe, dutekereze ku bushobozi bwawe, dutekereze ku mbaraga zawe, dutekereze Mwami kuri Imana ifite byose mu kuboko, ari nawe Mwami ufite ubugingo bwacu mu biganza byawe. Turaguhamagaye rero ngo ijambo ryawe rize ritwubake, rigireho ridukura naho ridushyitsa. Mwami wacu Yesu Kristo, twebwe duciye bugufi nk'abantu, wowe garagara nk'Imana ukora kandi uvuga Mwami, kandi ijambo ryawe uriherekesha imirimo n'ibitangaza. Reka umwuka wera asobanura ubwoko bwawe Mwami, kugira ngo mu gihe nk'iki, mu minsi nk'iyi Mwami, abantu bayoborwe n'ijambo ryawe, abantu bace bugufi baryumvire Mwami, kugira ngo nukuri isi bashe no kugenda neza. Ijambo ryawe turyimike, ijambo ryawe turiho agaciro, ijambo ryawe turiho umwanya waryo Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo twemerere tuyobore. Urakoze Mana yacu, ngaho vuga ubwoko bwawe duteze amatwi, ngaho vuga duciye bugufi ngo tukumve Mwami, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana iguhe imigisha. Urakoze cyane dushyira imbere y'Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tubashe gukora byose tuyobowe n'Imana yacu. Imana imwe rukumbi, Imana yo mu ijuru, niyo tuyoboye muri iyi gahunda yose, umurimo turi gukora ni uwayo.
muri no mugisha kuri twese abatwumva turabasuhuje aho muri hose ku isi mu migabane itandukanye y'isi turabasuhuje kandi tubifurije imigisha iva ku Mana mu izina rya Yesu. Tugiye gutangira kumva ijambo ry'Imana. Ubushize twasomye mu gitabo cyo kuva n'ubundi ibice 35 dusa nk'abatangiye 36 ariko dusoma umurongo umwe gusa kuko niko muri Bibiliya byanditse niko bitondetse, ariko uyu munsi turasoma nyine duhereye aho twagereje ubushize. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu by'ihema bikorwa. Ubushize twari twarasomye ahavuga ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Twabonye yuko amaturo abantu batanze umutima w'urukundo bitewe mu mutima ukunze wabo. Ibyo ayo maturo batanze yari ayo kuremesha ihema ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kubona yuko noneho bya bintu by'ihema mbese bagiye gushyira mu bikorwa mu by'ukuri ibyasabwe. Ibintu by'ihema mbese bigiye gukorwa, cyangwa se uyu munsi bagiye gushyira mu bikorwa ibyo basabwe gukora cyangwa se gutunganya. Nibyo tugiye gusoma uyu munsi. Harimo amasomo ahangaha twabagiye tubona yuko amaturo bagendaga batanga yabaga avuye mu mitima yabo nk'uko babishaka nta gahato, ariko nanone Imana nyine yategetse yuko habaho ubwitange bwa buri wese, ariko nanone bikava mu mutima ukunze nta gahato, umuntu agatanga uko abyumva, uko yemejwe n'umutima we. Bamwe twabonye ko hari abatanze zahabu, abandi batanga feza, abandi batanga imbahu, abandi batanga ubudodo. Twasobanuye mu by'ukuri ko uburyo umuntu atanga nk'uko umutima we umutegeka. Ntabwo bose batanze zahabu, ntabwo bose batanze imbahu, ahubwo buri wese yatangaga nk'uko yumva akunze uwo murimo no gushyigikira n'agaciro ari mu kuwuha, kandi n'ubushobozi afite birumvikana. Yego. Ubwo rero tudatinze tugiye kureba uko noneho byagiye mu bikorwa. Tugiye gusomerwa aya magambo. Ndagira ngo utege amatwi kugira ngo ukurikire neza uko ibintu byagiye bikorwa, nubwo tuza gusobanura, ariko bikenewe yuko umuntu akurikira kumva uko ijambo ry'Imana ryanditse, uko Imana yagiye ibyandikisha, cyangwa se uko ibintu byagiye bikorwa bikurikirana. Reka aho dusomerwe aho ngaho mu kuva ibice 36 turahera ku murongo wa 2 niho dutangira, kuko niho umutwe w'amagambo uboneka. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu by'ihema bikorwa. Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we, umuntu wese watewe umwego aze gukora uwo murimo. Mose abaha amaturo yose Abisiraheli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera ngo babiburemeshe, kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo ibitondo byose. Abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera byose bava ku mirimo yabo bakoraga. Mose bati, abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha iby'Uwiteka yadutegetse kurema. Mose ategeka aya magambo, bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo hose, ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera. Uko niko babura, kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga. Abahanga
bose bo mu bakoraga uwo murimo bari mu buturo babusakaza imyenda 10 bayibohesheje ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije n'ubw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba bayibohamo ibishushanyo by'abakerubi abahanga abari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 28, ubugari bwawo buba mikono 4. Imyenda yose iba urugero rumwe. Imyenda 5 bayikombata ukwayo n'iyindi 5 bayikombata ukwayo. Kandi badoda imikondo y'udutambaro tw'imikara ya kabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, badoda yindi nkayo ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Badoda imikondo 50 ku mwenda umwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhikombate. Iyo mikondo irerekerana. Bacura ibikwasi by'izahabu babifatanisha ibyo bikombate. Ubwo buturo buba bumwe. Kandi baboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene, iba ihema risakara ubwo buturo. Baboha imyenda 11. Uburebure bw'umwenda wose buba mikono 30, ubugari bwawo buba mikono 4. Iyo myenda uko ari 11 iba urugero rumwe. Bakombata imyenda 5 ukwayo n'iyindi 5 bayikombata ukwayo. 6. Bakombata imyenda 5 ukwayo n'iyindi 6 bayikombata ukwayo. Badoda imikondo 50 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe n'indi 50 bayidoda ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Bacura ibikwasi by'imiringa 50 byo gufatanisha iryo hema ngo ribe rimwe. Kandi baciranya igisakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, bakirenzaho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Kandi babaza imbaho z'imiganda y'ubwo buturo mu mushita barazishinga. Uburebure bw'urubaho rwose buba mikono 10, ubugari bwarwo buba mukono 1 n'igice. Kandi ku rubaho rwose haba inkarwe 2 zifatanye. Aba ariko bazibaza ku mbaho z'ubwo buturo zose. Babaza imbaho z'imiganda yabwo. Iz'uruhande rw'iburyo ziba 20. Kandi bacura imyobo 40 n'ifeza yo kuba hasi y'izo mbaho uko ari 20. Imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe ngo ishingwemo inkarwe zarwo zombi bityo. Kandi babaza imbaho 20 z'urundi ruhande rw'ubwo buturo bw'ibumoso. Bazicurira imyobo 40 n'ifeza, imyobo 2 yo kuba hasi y'urubaho rumwe bityo. Kandi babaza imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba. Kandi babaza imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjiro. Hasi ziba izivuyemo nk'ebyiri, kandi ziba imyishyikire zigera ku mpeta ya mbere, abariko bazigira ku mfuruka zombi. Nuko izo mbaho ziba 8. Imyobo y'ifeza zishingwamo iba 16, imyobo 2 iba hasi y'urubaho rwose. Kandi babaza imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, n'izindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rwabwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro wabwo iburengerazuba. Imbumbe yo hagati y'izindi iringanije imbaho bayibaza ari umwishyikire. Kandi izo mbaho baziyagirizaho izahabu, bacura impeta mu izahabu
zo kuzishyiraho ngo zisesekwemo izo mbumbe. Imbumbe nazo baziyagirizaho izahabu. Kandi umwenda ukingiriza bawubohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Bawubohamo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo abari bawubariza inkingi enye mu mushita, baziyagirizaho izahabu. Inkonzo zo kuri zo ziba iz'izahabu. Batekera izo nkingi ifeza, zivamo imyobo ine yo kuzishingamo. Kandi umwenda wo gukinga umuryango w'iryo hema bawuremesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza biboheranije. Abahanga b'ibyo aba ari bo bawudodaho amabara. Babaza inkingi zawo uko ari 5, bazishyiraho inkonzo zazo, imitwe yazo n'imitambiko yo kuri zo baziyagirizaho izahabu. Imyobo zishingwamo uko ari 5 iba iy'imiringa. Amen. Urakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana dusomeye. Ni amagambo tugiye kuganiraho muri aka kanya, ariko ni amagambo mu by'ukuri dukwiye guha agaciro cyane, kuko afata ku buzima no ku bugingo bwacu no ku mikoranire y'amateka. Aha ngaha turabona yuko ubwoko bw'Imana bwasabwe gutanga ku butunzi bari bavanye mu Egiputa. Twabonye yuko mu Egiputa ntabwo basahuye, ahubwo bahawe ubutunzi bw'amabuye y'agaciro, kandi babisabwe n'Uwiteka, kuko Uwiteka yabwiye Mose ngo abwira Abisirayeli bagende babwire Abanyegiputa babahe ubutunzi bafite, babahe zahabu, babahe ifeza, babahe ibikoresho byose turi kubona aha ngaha. Mu by'ukuri ni ibyo bavanye mu Egiputa, batabyibye, ahubwo babihawe, ariko babihawe mu buryo burimo nanone itegeko ry'Imana, kuko ntabwo basabirije. Bagiye mu butware bw'Imana. Umwisirayeli yagenda akabwira Umwegiputa ati ndashaka kumpa zahabu nk'ibiro 10, nta kwinginga. Umwegiputa akagenda agafata zahabu ibiro 10 akamuhereza, nawe atikoresheje. Harimo autorite, harimo ubutware bw'Imana, harimo mbese itegeko, ariko mu buryo bw'ikinyabupfura. Ngira ngo abagore bibanze hari ku ndodo n'imyenda n'ibinda kwambara. Urumva kubera ko abagore bakunda kwambara, bagiye birebera nyine imyenda amabara meza, mu gihe abagabo bari mu izahabu n'ifeza, kuko bari bazi icyo bari gukora nabo. Ni uko buri wese yasabaga uko umutima nyine umwereka icyo yabonaga gutinya yarakisabaga. Kandi kubera ko babanaga nyine nubwo bari mu buretwa, ariko bari bazi Abanyegiputa bakomeye, bakize, bafite ibintu. Bari bazi Abanyegiputa bafite ibintu by'agaciro, bari babazi kamemo. Noneho kandi nanone hari abo banavuganaga, nubwo bari muri pozisiyo nyine yo gucishwa bugufi, ariko hari abo bavuganaga buriya kamemo, rimwe na rimwe bakavugana. Urumva ko hari abagiye bajya ku bantu bakomeye, kavuga ati nzi abantu bakomeye Abanyegiputa hariya, bakagenda basabe zahabu, mbabwire bameze zahabu. Ntabwo ari ukunegosiya, si ukwinginga. Bagendaga mu butware bw'Imana, ukabwira Umwegiputa uti ndeza ibiro 15, undi akirukanka imbaraga zamukoreshaga ubwo ntimuzimbaze, ahubwo n'izivada yinde. Kuko mu buryo busanzwe ubundi Abayisiraheli batinyaga Abanyegiputa, bari barabakandamije, babakoresheje imirimo y'uburetwa, barababaje bihagije. Mu by'ukuri barabatinyaga. Izi mbaraga rero Mose yakoresha ababwira ati nimugende mu Egiputa, musabe icyo mushaka cyose, mugende mwinjire mu mazu yabo, mubabwire ibyo mushaka. Urumva ni imbaraga z'Imana, ubundi barabatinyaga, ariko izo mbaraga zimaze kubinjiramo baragiye kandi birakunda. Izo mbaraga zimaze kubinjiramo nyine gusaba ubwoko bw'Imana, nta nubwo bagiye nk'abaesclave, ntabwo bagiye nk'abaciye bugufi,
bagiye nk'abatware ukavuga ati ngiye kuvugana n'uriya munyegiputa yajyaga nkoresha koko ntegeka ariko kubera ubutware bw'Imana ubutware Imana iduhaye reka ngende mubwira nte zahabu ibiro 50. Hari n'ababanje ngo gutinya ariko muri kwa gutinya bakabona abandi barabizanye babona abandi bati natwe tugende bagenda bakana barabizanye abandi bose natwe tugende nuko biburuherekane babiraramo hose nyine igihugu cyose baragenda ubutunzi bwose barabuzana ubwo n'abandi banavugana agenda akavuga ati bikwaye tunavugana kandi mubwira gakama ati ibiro bingahe by'ifeza donc urumva habaye ibintu mbese imbaraga z'Imana ntabwo basabirije ubwo butunzi bavanye mu Egiputa badasabirije ahubwo babuhawe mu buryo bw'itegeko ry'Imana bwari ubutunzi buhagije kuko burya Imana ikora ibintu kuko Imana yacu ngo ihagarara mu itagiriro ikareba mu iherezo Imana yari izi neza igihe ibintu bizakoreshwa akamaro kabyo aba Bisirayeli basabaga ubutunzi bajyaga kubwaka abanyegiputa basaba nyine batazi neza mu by'ukuri n'impamvu yabyo yenda bibwiye ko ari ibintu bigiye kuba ibyabo bikaba ubutunzi bwabo bwite yego byari ibyabo ariko Imana ifite gahunda ndende gahunda ndende iri hema ubuturo bw'Imana ihema ry'Imana ryagomba kuba rigizwe n'ibintu bihenze ari no maso bwira umuntu twumva ko ibintu by'Imana ni ibintu bihenze Imana yacu tukwiye kuyifata nk'Imana ikomeye n'iryayo ni ibintu bihenze n'ijambo ry'Imana ryo mukumva uyu munsi ni ikintu gihenze ntabwo ari ibintu bipfa kugenda gutya ngo bijugunywe gutya ni ibintu biba bihenze Imana yemeye kumva ijambo ryayo kuri yo ni ibintu bihenze ugomba gufatisha amaboko yombi ntubifate nk'ibintu bikwituyeho utazi ibyo ari byo ibintu bigusagariye bidafite gahunda ni ibintu biba bikomeye mu maso y'Imana urabona uvuga aba bantu rero ubwoko bw'Imana ubutunzi bavanye hariya hantu ni ubutunzi bwinshi kuko ahangaha tubonye yuko batanze ku butunzi bwabo ariko ntabwo babutanze bwose hari n'ibyo basigaranye burya ntukajye ugira ubwoba bwo gutangira Imana humura Imana ntabwo Imana izagusiga amasa Imana urabona ko hari aho twasomye turaza kuhagera Imana yagize ababwira Mose ngo babwire barekeraho gutanga kuko ibyo bamaze gutanga deja byamaze gusaga barekeraho rwose nabashimiye ibimaze kuboneka birahagije kugira ngo bikore umurimo nateganije ubwo uhumure nuha Imana ntuzasige ngo mpaye Imana umusige ngo ngiye kuba uwande oya uri uw'Imana nyine humura ntacyo uzaba kandi Imana ntabwo uzaha Imana ngo ibure gusubiza aho uvanye uyu munsi niba itabikoze uyu munsi izabikora ejo niba itabikoze kuri wowe izabikora ku mwana wawe niba itabikoze ku mwana wawe ishobora no kubikora ku gihugu cyawe ubamo ni ukuvuga ngo ntabyo Imana b'impfabusa bikugarukira mu bundi buryo byanze bikunze kuko Imana yacu ngo ifite byose mu kiganza cyayo ntabwo ikiba cya zahabu waha Imana wavuga ngo wihaye byose ngo Imana ntizabona ibiro 10 yagushumbusha icyo kimwe watanze ifite byose mu kiganza rero ni amagambo akomeye uyu munsi tugiye kwiga amagambo akomeye nagiye nsoma aya magambo nkabona cyane twagiye dusoma turaza kuhagera ubwo turabona ko hatanzwe ibintu by'agaciro kandi byakoze umurimo wubashywe umurimo w'igiciro ubwo rero tugiye kureba uko fasha kumva aya magambo ku murongo wa 3 ariko reka duhere hariya yenda turabona ko ngo Imana yashyize Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we ubwo turavuga bari abantu babiri ba Imana ivuga ko ari abahanga muri bagomba gukora nyine ahubwo so mu murongo wa 2 wose reka musome wose Mose ahamagara Besaleli na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we burya nuvuga ngo niba
hari abantu bazi ubwenge, niba ari abantu bafite ubuhanga, burya n'Imana ibashyira ubuhanga mu mitima yabo ngo ubwenge. Ntuzabona ufite ubwenge ngo ube kuri igitangaza. Imana ibikuvunguriye ku buhanga, kuko Imana niyo ifite ubuhanga bwose, Imana niyo ifite ubwenge bwose, ibikuvunguriye ku bwenge ikaguha akantu kiyongera ku bwenge ufite, none ukagira icyo urusha abandi. Niyo mpamvu ubona nyine bamwe bavumbura ibintu, burya umuntu uvumbura ibintu suba ko ari igitangaza, ahubwo Imana ibimuhaye privilege, ibimuhaye amahirwe yo kunguka ikintu isi itari ifite, noneho akakimenya akagishyira hanze, tukabyungukiramo twese birumvikana. Ngo donc abo Imana yashyize ubuhanga mu mitima yabo, umuntu wese watewe umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo. Urumva no guterwa umwete mu mitima yacu kugira ishyaka gukora umurimo w'Imana, nabyo biduhesha amahirwe. Burya nugira ishyaka, Imana akongerera ubwenge, Imana izaguha ubushobozi, Imana izaguha ibikenewe. Kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana bikuzanira amahirwe utari kubona, yuguma uko nguko nyine umeze udakorera Imana. Nubwo gukorera Imana nta gihombo kirimo. Ubwo rero Mose ngo wa gatatu Mose abaha amaturo yose baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera, ngo babiburemeshe, kandi bakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo. Ibitondo byose buri gitondo bajyanaga amaturo avuye mu rukundo. Ukwiye guha Imana, bakunze uriya murimo cyane, bahura bagize ishyaka, noneho bagize urukundo rwinshi ku Mana no ku murimo wayo, ku buryo gutanga bumvaga ahubwo bari gusabwa bike. batindaga gucya barutaga bukeye ngo bajyane amaturo, babonaga bukeye ngo bajyane amaturo. Byarabanezeza cyane. urumva gukora umurimo w'Imana uwunezerewe ni ikintu umuntu wese akwiye kwifuza. Ntukore umurimo w'Imana uhatwa, ntujye mu bintu by'Imana wumva ari ukwihangana, kubyihanganira, mbese amaburakindi, nko kumva ibintu by'Imana ari ukwihangana cyane, ukumva ari nko kunywa umuti. Ntabwo ibintu by'Imana bikwiye gukorera nko kunywa umuti, ahubwo bikwiye kuba ibintu wumva biryoshye, wumva wabamo, wakwiberamo igihe cyose. Ngo abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera bwose bava ku mirimo yabo bakoraga. Ngo imirimo bakoraga batunze bayivuyeho. Nuba mbese bageze aho bumva ko bagiye kwiyegurira Imana, bakajya mu murimo w'Imana full time, ibindi byose bakoraga by'imirimo yindi barabihagarika. Ntabwo tubwira abantu ngo bahagarike imirimo bakoraga batunze. Biterwa n'ukuntu Imana ikwensipiriye, biterwa n'ukuntu Imana igushyizemo guhishurirwa gusa. Ariko ntabwo duhasa abantu ngo bareke imirimo bakoraga, ariko bibaye ngombwa wumva ariko bimeze byakorwa, ariko ntabwo ari formule, ntabwo itegeko ku bantu bose. Umuhamagaro kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiye bahamagarwa bakareka indi mirimo yose bakoraga bagakorera Imana kandi bakabaho neza. Abari abacuruzi bajya batanga ubuhamya rwose ko Imana yabihombe ubuzabuza, hanyuma bakajya mu murimo w'Imana. Abari abakozi ba leta, abari abakozi mu nzego zinyuranye, bakumva ijwi ry'Imana, Imana ikababwira ngo hari ahandi gushaka, hari undi mwanya gushakamo. Abo rero bagiye bumvira umuhamagaro, bameze neza, kandi mu by'ukuri koko bahagaze aho bagomba guhagarara. Ubwo ntabwo ari ibya buri wese, ntabwo buri wese yareka imirimo yakoraga ngo agiye gukora umurimo w'Imana, ariko uwuzumva iryo jwi azaryitabe kandi bizamuhesha umugisha. Ndetse umuntu asomye neza ku murongo wa 4,
impamvu bavuye ku mirimo yabo bakoraga uko ndi kubibona byatewe n'amaturo ari kuza ari menshi babona ukuntu abantu bafite ishyaka bari kugenda bazana ibintu bikenewe yenda hari bitangira babonaga bitazaba byinshi cyane babonye ukuntu abantu barimo mbese kuza babyigana bazanye amaturo barebye ukuntu umurimo ugiye kuba umurimo mugari munini barebye ukuntu mu by'ukuri atari ibintu bizajya bisaba isaha imwe gusa cyangwa amasaha abiri gutyo barebye basanga umurimo ari munini ku buryo mbese bisaba ko bareka akazi bakoraga urumva ntabwo byo kureka akazi bakoraga ntabwo ari byo bahagurukanye mu rugo bazi ahubwo byatewe nuko bari kugenda babona ibintu biri kugenda bisimburana ibintu bikurikirana babona umuvuduko w'imirimo uko umeze bareba umurimo bategereje uko ungana basanga umurimo mugari cyane babona ibikoresho byabaye byinshi tugiye kubona hano hariya ukuntu byagenze ko Mose yageze arababwira ko barekeraho rwose twahasomye Mose yabwiye ko barekeraho gutanga kuko abantu barushaho gutanga noneho Mose avuga ngo barekeraho kuko byabaye byinshi byasagutse ubushobozi bari bategereje byabaye byinshi kuruta ibitegerejwe. ahabwa amabwiriza yo kuremesha iri hema ry'Imana yahawe ibipimo by'ibizakoreshwa. aba bahanga bahaguruka mu by'ukuri bajya gukora uyu murimo ntabwo mu by'ukuri bari bazi biriya bipimo noneho mu gutangira rero kurema ihema Mose mu by'ukuri yababwiye ko hari ibipimo bigomba gukurikizwa kandi yahawe n'Imana byumvikanye ko ahantu yari yarabyanditse nka kumwe twabivuze. ubwo abahanga batangiye gukora n'abaturaga amaturo batangiye kubona ibiri gukorwa babona umurimo ni mugari none babona wa murimo ni mugari cyane babanya ni mugari abatanga amaturo bashiramwe agatege menshi cyane babahanga nabo bo kurema nabo babona noneho biri kurenga nibwo bavuga ati reka tube tuhagaritse imirimo nasomye ngiye mbona ko bahagaritse imirimo kugira ngo bajye kubwira abantu ngo nibarekeraho gutanga amaturo. sinzi ukuntu nabaye kubisobanukirwa ngo abahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera bwose bava ku mirimo yabo bakoraga babwira Mose bati abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yategetse kurema. donc bageze muri pratique bamaze kureba ukuntu ibintu bizubakwa ukuntu ibintu bikenewe ibikoresho bikenewe uko bingana niho babonye ko byatangiye kurenga igipimo bagomba kugeraho bahawe. donc nuvuga ngo ibintu byari bitangiye kurenga mesure cyangwa se byari bitangiye kurenga uko ibintu byateganijwe. ubwo Mose ku murongo wa 6 ngo Mose ategeka aya magambo bategeka ko bayamamaza hose ngo ntihongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwera uko niko babujije abantu gutura kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga. bamaraga gushyira mu bikorwa uko babitegetswe bagasanga biri gusaguka. urumva koko iyo winjiye mu murimo ni naho umenya ukuri k'umurimo uko kumeze. donc koko bari n'abahanga n'impano zabo zo kuba abahanga babonye yuko mu by'ukuri ibiri mu kuza nyuma ntacyo bizakora mu murimo bashinzwe bizaza bisaguka noneho bamwe ko bahagarika abantu gukomeza kuzana ibintu gutanga. aya magambo rero numvise hari icyo nana yavugaho aha tumaze gusoma hanyuranije cyane ndagira ngo ndebere mu kuva ibice 5 umurongo wa 4 kuva ibice 5 umurongo wa 4 kugeza uwa 9. ibi ngibi tumaze gusoma turabona ko binyuranije cyane n'igihe bari bakiri kwa Farawo kuko Farawo we bari gukora imirimo y'uburetwa. Farawo yari mu kwitonganya
avuga yuko bari gukora n'imbaraga nkeya batari gushyiramo ubushake bwinshi mu mirimo y'abashinze y'uburetwa nyine ndetse biba ikibazo agira uburakari bwinshi ariko none aha ngaha ho bari kwitanga ntawe basunika wundi ahubwo bafite ishyaka ryo kugira ngo bakore neza bakomeze bakore ibintu bikomeye bashimisha Imana muri uyu murimo Imana irimo kubasaba. Rero ni ukuvuga ngo hagati ya Farawo n'Imana bagaragaje itandukaniro, bagaragaje yuko bashyigikiye Imana ijana ku ijana reka mvuge gutyo, naho Farawo bari bamweretse yuko batashyigikiye ibyo arimo kubakoresha ahubwo ko babikoraga mu by'ukuri ko ari agahato ariko nta bushake bari bafite. Rero soma aho ngaho kuva ibice 5:4 kugeza 9 kumva ko Farawo yari mu kwitunganya abagaya. Umwami wa Egiputa arababwira ati Mose na Aroni niki gitumye murekesha abo bantu imirimo yabo, nimusubire mu buretwa bwanyu. Kandi Farawo ati dore abantu bo mu gihugu baragwiriye none mubaruhuye uburetwa bwabo. Kuri uwo munsi Farawo ategeka abakoresha ubwo bwoko uburetwa abakoresha ubwo bwoko uburetwa n'abatware bo muri bo ati ntimwongere guha abantu inganagano zo kubumbisha amatafari nka mbere, bishakire inganagano kandi umubare w'amatafari basanzwe babumba bawugumeho, mwe kubagabanirizaho na make kuko ari abanebwe. Nicyo kibatakisha bati tugende dutambire Imana yacu ibitambo. Abo bagabo bategekwa imirimo irushaho kurushya, bayikore be kwita inyuma. Urumva ko Farawo nyine yabisabanibwe, abona ko nta bushake bafite, abona ko mu by'ukuri n'ibyo bari gukora ko ari guhatiriza nyine, abona yuko mu by'ukuri bari gukora kubera ko ari uburetwa ariko ko nta bushake bafite. Ariko aha ngaha ho bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana, bafite ishyaka ry'Imana yabo. Ni ukuvuga ngo harimo isomo ku bakristo, dukwiye gushyira agatege mu bintu by'Imana. Mu by'ukuri tutarakizwa hari imbaraga twashyiraga yenda mu bintu bitari iby'Imana, mu bintu by'isi, ugasanga twabihaye agaciro, twabihaye igihe kinini, twabihaye mbese imbaraga nyinshi. Ariko aha ngaha iki cyigisho kirakwereka yuko mu by'ukuri dukwiye noneho kugira imbaraga nyinshi muri uyu murimo w'Imana, dukwiye kwitanga cyane kuko no mu by'isi twashyiramo n'imbaraga zacu tutarakizwa. None ubwo turi mu Mana, mureke dushyire imbaraga zose mu murimo w'Imana, dushyire imbaraga nyinshi mu bintu by'Imana, dushyire igihe cyacu tugikoreshe neza, igihe gishoboka kinini tugihe Imana. Hari umuntu wavuze ati ariko niba Imana iduha amasaha 24 ku munsi, kuki dutaye hano buri saha imwe yo kuba imbere yayo? Imana iguhaye umunsi wose uhumeka, buri segonda iri guhumeka, ntabwo uri kwishyura umwuka uhumeka, ukabona umunsi wose urawurangije. Kuki utaha Imana nibura iminota 30 mu masaha 24 ngo uvuga uti uyu mwanya nubwo atari munini ariko reka nguhe Imana nko kuyishimira ko nanjye iba yandinze. Kuko burya umunsi ushobora kuba munini bitewe n'ibyawubayemo. Hari igihe umunsi umera nk'umwaka. Urumva niba Imana iguhaye umunsi mwiza ukabona urangije neza, mu by'ukuri twari dukwiye kujya duha Imana akanya ko kuvugana nayo, ko kwishimira, tuzamura isengesho ugashima Imana, ukarukonesa ko yakurinze, ukayishima cyane. Tugiye kuryama ugashima Imana yakurinze, yakurindiye umuryango. Mu gitondo ukangutse ugashima Imana ko ukanguye ko hari abasinzira ntibakanguke, ugashima Imana ko ukanguye, ukayiragiza uwo munsi n'ibiri bukorwemo byose, igihe cyose ukereka Imana ko muri kumwe. Akwiye kubaho igihe cyo kwereka Imana ko tuyishimira iba yaturinze.
bene data bakurikiye ijambo ry'Imana, ko mukurikiye ijambo ry'Imana, Imana ibahe imigisha. Guha Imana umwanya nk'uko ukavuga utekana ijambo ry'Imana, mbendetse gatoya WhatsApp, mbendetse gatoya Messenger, mbendetse gatoya Instagram, mbendetse gatoya Facebook, mbendetse gatoya gucatinga muri groupe, ukavuga utekana ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri Imana ibahe imigisha. Ni ikimenyetso cy'uko babemera ko Imana ari ikubeshejeho, kandi ko uba ukoze ikintu cyo kuyereka ko wishimira mu gihe ufite ko uyihaye umwanya wo kugira ngo wumve ibyayo, kuko bishimisha Imana. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Dusomye hepfo tubona yuko ariko aya magambo yavuga ikindi kintu. Mu by'ukuri guha Imana kugeza aho Imana ivuga iti rekeraho nagushimiye, wikomeza mwana wanjye, ibyo umaze gutanga nabibonye, umurimo ugiye gukorwa kandi nanyuzwe. Ni ikintu cyiza cyane. Urumva dukwiye gushimisha Imana. Imana yacu burya ni nk'umuntu. Imana yacu iranyurwa pe. Ni Imana inyurwa kandi inyuzwe. Imana burya Aburahamu yatumye Imana inyurwa. Aburahamu yatumye Imana inyurwa igihe yajyaga gutamba Isaka, ari bafite wenyine, ari umwana w'isezerano. Imana yaranyuzwe. Imana yavuga ngo ubwo ungenza utyo, no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kukugwiza nzaguha umugisha, nzakugwiza, nzaguhindura umugisha, amahanga yose azaguherwamo umugisha, uzamuvuma, uzakwifuriza umugisha, nanjye nzamuha umugisha. Imana iranyurwa cyane. Tujye dushaka kuvuga dukore ibintu binezeza Imana. Ntabwo Imana igusaba ibyo udafite, ntabwo Imana igusaba ibyo utabona. Imana igusaba mu byo ufitiye ubushobozi. Ni ukuri ushobora no kuba udafite ibyo wayiha, ariko uyihaye umwanya wawe ukavuga uteka mfate umwanya imbere y'Imana, nabyo irabigushimira, kuko hari benshi byananiye. Kuko bamwe baba bari mu bindi, bagiye muri za activities zindi ntashatse kuvugira ahangaha, ariko iyo uhisemo Imana uba yeretse yuko mu by'ukuri uyiha umwanya wa mbere kuruta ibyo bindi. Ni ukuvuga ngo Yesu akwiye kuba, Imana ikwiye gufata umwanya wa mbere mu mutima wawe. Rega n'ubundi Imana niyo ikugize, ese urayigizayo? Iyo ikwigije yose wabigenza ute? Wayikurikize. Uburyo utayiyegereje ngo uyisunguye ibwire byose ntacyo wageraho. No kwiteganyiriza. Ariko Imana igufite mu kiganza, ishatse yarekureka. Imana idufite gutya mu kiganza, ushatse wayihakwaho. Imana ni imfura, ntishyiraho igitugu ngo igushyiraho puresha ngo ngaho nyumvira ku ngufu, ngaho kora iki ngiki ku ngufu. Akenshi si uko ibigenza. Irakureka. Ahubwo Imana ikoresha ijambo ryayo mu buryo bwo kwinginga, mu buryo bwa gipfura. Nakuriya babwiye ngo bature amaturo uko bashaka. Uzemezwa n'umutima. Nawe umutima ni ukwemeza, uyubahe. Uyihe umwanya wa mbere niba umutima ubikwemeza. Kuko ntabwo ishyiraho igitugu, ntabwo isaba abantu kuyubaha ku ngufu, nta nubwo ishaka abantu bayemera ku ngufu. Ariko Imana ni ikwihishurira, uyemerere, uyakire. Nta gihombo kirimo. N'ubuntu ubugiriwe. Ese ko abantu bazi guhakwa ku bantu, kudutahakwa ku Mana. Imana ikugize, Imana ikubeshejeho. Niyo twagakoze. Imana ikubeshejeho n'umuryango wawe. Imana yaguhaye akazi, Imana yaguhaye kwiga, Imana yakurinze mu muhanda ntugire icyuba. Imana iguha guhinga ukeza, wacuruza ukunguka. Imana ikurinze ukaba utarwaye, kandi nubwo waba urwaye Imana ishobora kugukiza. Gusa Imana twayenganya iki? Umuntu ashatse yayihakwaho, ntabwo yaba yibeshye, nta nubwo wabyicuza. Iyo uhatswe ku Mana ntabwo ubyicuza, kuko Imana uko bukeye uko bwije irakwiyereka. Abayihakwaho, abagendera muri yo irabiyerekana. Hari ukuntu Imana igenda itwiyereka muri circumstances zitandukanye. Imana iratwiyereka, ukabona Imana igusimbukije nk'ikintu mu by'ukuri cyagombaga no kuguhitana da. Ukabona Imana yakigusimbukishije, ukabona Imana igusimbukisha accident, ukabona Imana irakurinze ku kazi, abandi baratashye urasigaye. Imana igenda itwiyereka mu buryo butandukanye.
kwihitamo ni byiza ni uguhitamo neza. Ikindi twavuga kuri iri jambo ndagira ngo utege amatwi wumve. Yesu amaze kuvuka, Imana yohereje abanyabwenge ngo bajyane amaturo batura umwana wavutse, umwami Yesu ubwo nubwo ari umwana ariko yari umwami, bajyana amaturo ngo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Ayo ni amabuye y'agaciro cyangwa se ni ubutunzi bukomeye cyane bari bajyanye. Yosefu na Mariya nibo babwakiriye, nyine birumvikana. Babwakira sinzi ntekereza ko bahise bamenya impamvu yabyo, bashimye Imana gusa bati Imana ishimwe. Ariko mu by'ukuri Imana yari bahaye ubwo butunzi butwarika butari bunini cyane. Ntabwo Imana yabahaye umufuka w'ibishyimbo, ntabwo Imana yabahaye umufuka w'umuceri, kuko ibyo bintu byari kuba biremereye. Ahubwo Imana yabahaye zahabu itwarika neza, idasaba kuba nini cyane, n'icyome n'ishangi. Bwari ubutunzi butwarika ariko buhenze cyane, kuko Imana yateganyaga yuko bagiye guhunga, kuko umwami Herode yahigaga umwana Yesu wavutse ngo amwice. Noneho Imana ibonekera Yosefu, Marayika abonekera Yosefu mu nzozi ngo ahungishe umwana na nyina. Ubwo rero ndi gucagagura ariko kugira ngo nerekane ko ayo mabuye cyangwa se ubwo butunzi, ayo maturo bahawe n'abanyabwenge, niyo yabafashije bari mu Egiputa barahunze baragezeyo, niyo yabatunze muri kiriya gihe bamazeyo. Urumva Yosefu agomba kugira agakodesha inzu yo kubamo, yagomba kugura utwenda, imyenda bambara, bagomba kurya, kandi ntabwo bagomba kubaho nk'abatindi. Ntabwo bagomba kubaho nk'abatindi. Urumva ko ubwo butunzi babukoresheje mu Egiputa babuhawe nk'impano, ariko Imana yo iteganya ko cyangwa se yateguye uburyo buzabatunga, bazabukoresha bageze mu Egiputa mu gihe kiri imbere, kandi ko byagenze koko. Aba Bisirayeli nabo basaba abanyegiputa ubutunzi, mu by'ukuri Imana yateganyaga ko buzakoreshwa no muri iki gihe cy'ubutayu bari kurema iby'ihema. Yesu nabo bakagira icyo bisagurira nyine, ariko umurimo w'Imana ugakorwa. Ndagira ngo nkubwire unyumva, nawe ushobora kuba ufite ibyo Imana yaguhaye bimeze nka zahabu n'icyome n'ishangi, cyangwa se bimeze nka zahabu n'ifeza bavanye mu Egiputa. Mu by'ukuri ukaba ubifite ugira ngo ni ukugira ngo wenda ubiryohemo gusa, wiryoshye cyangwa unabikoreshe nawe uko wishakiye utubahisha Imana. Oya, Imana yaguhaye ubwo butunzi, Imana yaguhaye ibyo utunze kugira ngo ujye ubikoresha mu nyungu zayo aho bibaye ngombwa. Ntabwo yabiguhaye kugira ngo ushayishe, ntabwo yabiguhaye kugira ngo bipfushe ubusa, ntabwo yabiguhaye kugira ngo bitukishe Imana, ahubwo yabiguhaye kugira ngo bikubesheho, bigutunge, ariko mu gihe bibaye ngombwa ubikoreshe mu nyungu z'Imana nanone. Ni ukuvuga ngo ibyo twahawe bishobora kuba ubutunzi, bishobora kuba icyubahiro, bishobora kuba icyo ubona urusha abandi. Burya Imana yakiguye kugira ngo izakifashishe kiheshe icyubahiro. Niyo mpamvu rero ukwiye gusuzuma ukavuga uti ubuzima bwanjye Imana yanyubatse gute? Ese aho nta kintu Imana yampaye abandi badafite? Wisuzume, nusanga hari ikintu ufite ubushobozi buruta ubw'abandi, nusanga hari impano ufite, nusanga hari ubutunzi ufite buri muri wowe, ubyibazeho. Wasanga Imana yarabiguhaye kugira ngo ubikoreshe mu gihe nk'iki, ubikoreshe mu nyungu zayo aho bibaye ngombwa. Si ukuvuga ngo wiyibagirwe, ariko nubona hari icyo usabwa, hari ijwi riguhata kugira icyo ushyigikira umurimo w'Imana, gikoreshe. Ubwo bushobozi Imana yakubatsemo bukoreshe mu nyungu z'Imana aho ubona bibaye ngombwa hose. Kuko Imana yaduhamagaye mu buryo butandukanye, ntabwo twese twahamagawe kimwe, nta n'uwo dutunze kimwe, nta n'ubwo dusa, ariko burya umuntu ni unique. Uko uri kose hari inyungu Imana ikubonamo aho uri hose. Yego, hari inyungu Imana ikubonamo, hari inyungu Imana igutegerejemo. Wisuzume urebe uko wubakitse, hari ibyo Imana yakubitsemo Imana ikeneye kubyaza umusaruro,
kuko ni amataranta nyine tuzabazwa tutakoresheje cyangwa se twakoresheje nabi. Twisuzume rero abangabo babikoze neza ngo bagiye basiganwa bajya gutanga amaturo, Imana ubwabo arivuga ati murekeraho birahagije byamaze gusaga. Ubwira ishyaka ry'Imana kugeza naho Imana ivuga iti nagushimye mwana wanjye, rekeraho rwose, nagushimye, wibonye ufite ishyaka, mukore ku buryo Imana ibishimira kugeza aho ivuga ati ndanyuzwe. Okay, tugiye kureba andi magambo, ntabwo turi butinde cyane. Umurongo wa 8 w'iki gice kugeza igice cya 39, umurongo wa 31 ntabwo twasoma birumvikana. Turabona yuko Imana mbere yo gutanga, mbere yo kugira ngo mbese hagire iby'uburyo bw'ihema, Imana yabanje gutanga uburinzi bw'ibintu. Ni ukuvuga ngo Imana ibanza gushyiraho protection, Imana ibanza gushyiraho uburinzi bw'ibintu byayo bikaza birinzwe. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu by'Imana ntibivogerwa. Ni ukuvuga ngo iyo byakuvuye mu maboko bikaba iby'Imana, ujye umenya ko hari uburinzi kuri ibyo bintu. Amina. Ubwo n'ibyo ntabwo tubisoma nabyo byatinda, ariko ko tuzasoma nyine n'aya magambo azakurikiraho tuzagenda tubibona ko Imana yabanje gushyiraho uburinzi ku bintu byayo bizaba bimaze gutangwa, ku buryo mbese byabaga birinzwe, Satani nta jambo bifiteho. Yego n'ibintu ntabwo mwaba Satani abifiteho ijambo, ariko iyo byageze mu maboko y'Imana biba byageze mu wundi mwanya udasanzwe. Ku murongo wa 20 kugeza 34 turabona yuko itegeko ryo kubaka ihema niho ryatanzwe mu buryo bwuzuye, ariko risohora ku bice 40 duhereye kuri 17 kugeza. Ariko reka tubanze dusome igice cya 26 ahangaha mu kuva basome 26 30 igice cya 26. Yego. 30. Yego. Kuko icyo bavuga kuko Imana nyine yategetse ibyo kubaka ihema. Yego. Ariko ntabwo byahise bijyaho uwo munsi ngo bihite byubaka uwo munsi. Yego. Umurongo wa 30 haranditse ngo 30. Okay. Uzashinge ubwo buturo buhwanye n'icyitegererezo cyabwo werekewe kuri uyu musozi. Urumva ni amabwiriza hawe, abwiwe ukuntu bizakorwa, aranabyeretswe, ariko ntabwo bigiye mu bikorwa. Nuko rizaba rimeze ihema. Ni nko bajya bakora igishushanyo mbonera. Nuvuga ngo hari ibintu Imana iduha, ariko ntabwo Imana iba ibyubatse uwo munsi. Hari amasezerano Imana iguha, ariko ugategereza igihe azajya mu bikorwa. Noneho soma kuri 40, tugiye no gusoza nyine kuri 40 igice cya 40. Yego. Nyine ubwo tuzahagera kugira ngo twumve ukuntu ariho byagiye ku mwuzuro wabyo mbese. Igice cya 40 mirongo 17. Yego. Kugeza 19. 17 kugeza 19. Nuko mu kwezi kwa mbere ko mu mwaka wa kabiri ku munsi wako wa mbere ubwo buturo burashingwa. Amen. Mose arabushinga, ashyiraho imyobo yo gushingamo ibyabwo, ashinga imbaho z'imiganda yabwo, azishyiraho imbumbe zazo, ashinga inkingi zabwo, asakaza ubwo buturo ihema, arishyiraho naryo ibisakara uko Uwiteka yategetse Mose. Yenda bya bihamya abishyira muri ya sanduku, ashyiraho imijisho yayo, ashyira hejuru yayo intebe y'ihongerero, yinjiza iyo sanduku mu buturo, akinga umwenda wo gukingiriza, awukingirisha isanduku y'ibihamya uko Uwiteka yategetse Mose. Amen.
urumva ko mu by'ukuri no mu bikorwa aho ntiturahagera ntiturahagira nyine byo mbere nyine ko hagati yo ko Imana ivuze no gushinga ihema hari ibyakozwe ngo nibyo turimo nyine uko ibintu byagiye bikurikirana ariko hariya dusomye hano niho mu by'ukuri Mose yashinze noneho ihema rwose no ntazamura inyubako ni ukuvuga ngo ahangaha twasomye imirimo yatangiye mu by'ukuri imirimo yo kuzubaka ihema bari guteranya bari kubaza bari gucura bari kurema bari kudoda bari kuboheranya ubudodo urumva bari gukombata bya bitambaro babiteranya ariko mu by'ukuri igihe bizaba byuzuriye byose kuzamura no bakabishinga kimwe mu mwanya wacyo tuzabona mu gihe kiri imbere yego ubwo ndagira ngo umuntu abene data mutwe mwumve ko Imana dukwiye kuyiha ibintu bihenze ntabwo dukwiye gusondeka Imana ndagira ngo dusome imirongo ndagenda avuga gusa usoma umurongo mbere yo gusoza aho twasomye nyine 36 soma umurongo 34 yes 34 hasome 34 yego wiki gice twa 34 okay kandi izo mbaho baziyagirizaho izahabu bacura impeta mu izahabu zo kuzishyiraho ngo mwo izo imbumbe nazo baziyagirizaho izahabu. Amen. Najya mwumve mbese ko ibintu by'Imana iyo tuvuze zahabu tuba tuvuze agaciro. Ibintu by'Imana ni ibintu bihenze. Wa 36. Okay. Bawubariza inkingi enye mu mushita baziyagirizaho izahabu, inkonzo zo kuri zo ziba izizahabu, batekera izo nkingi ifeza zivamo imyobo 4 yo kuzishingamo. Amen. Urumva hose n'amabuye y'agaciro, izahabu, ifeza. Noneho so muri ya murongo wa nyuma buri 3:8 babazi nko uko ari 5 bazishyiraho inkonzo zazo, imitwe yazo n'imitambiko yo kuri zo baziyagirizaho izahabu, imyobo uko ari 5 iba imiringa. Numva izahabu, ifeza, imiringa byose ni amabuye y'agaciro. Mwene data ndagira ngo uyu munsi ufate umwanzuro wo guha Imana ibihenze ubona ufite. Mwisondeka Imana ni mu yibihenze, ariko ubundi ubutunzi umuntu afite buhenze cyane muri we n'ubuhe. Uretse ko ufite zahabu, ufite amafaranga, ko ufite inzu, Imana ishaka cyane n'umutima w'umuntu. Umutima umenetse, umutima uciye bugufi, umutima wihana, umutima ushaka Imana, umutima ufite inzara n'inyota byo gushaka Imana, mu rukundo, umutima ushaka gukora ibyiza, umutima ushaka kubana n'abandi amahoro. Uwo mutima nicyo kintu gihenze Imana idushakaho. Nicyo kintu gihenze Imana idushakaho. Ahanini ntabwo ishaka amafaranga yacu, oya, ntabwo ishaka imyenda, n'ishaka idodo, oya, irashaka imitima yacu. Irashaka imitima yacu kuyihindukirira, ikaba imitima yuzuye urukundo. Bagira ibyo utanga ariko bikaza biherekeza umutima umenetse. Kuko twasomye ngo byose byavuye mu mitima y'urukundo, mu mitima y'urukundo, umutima ukunze Imana, umutima wumva ufite ishyaka ry'Imana, umutima wumva ugurumanamo ubushake bwo kubaha Imana, umutima wumva ugurumanamo gushyira Imana hejuru, umutima wumva ugurumanamo kuvuga Imana uko bishoboka kenshi, umutima wumva uguhata gukora umurimo w'Imana, umutima wumva urwanya icyaha, umutima wihana igihe waguye mu cyaha wagize ibyago ukakigwamo, umutima ushaka Imana, mbese umutima ufite inyota, ufite n'inyota, umutima wumva rwose wakora ibyo Imana ishaka, umutima wumva wabana neza n'abandi. Uwo mutima Imana irawukunda cyane, umutima wo kubana n'abantu amahoro, Imana igihenze, umutima wo kubana n'abantu amahoro, umutima w'urukundo, umutima wo guhuza abantu atari ukubatanya, umutima wo gukunda abantu no gukora
ibyawufasha ibyawubaka, umutima wo gukunda abakene, umutima wo gufasha ababikeneye. Nicyo kintu gihenze Imana idushakaho mu gihe cya none. uwo mutima rero iyo wabonetse, umutima uha Yesu umwanya wa mbere, uwo mutima iyo wabonetse rero, uwo mutima ukwiye kuba umutima ushyigikira umurimo w'Imana. Kuko aha ngaha turi gusoma ibi ngibi tuganisha ko ari ibintu by'ihema byari biri mu kujya mu bikorwa. Umutima ushyigikira umurimo w'Imana, umutima ushyigikira abakozi b'Imana bari mu murimo, umutima ushyira hejuru inyungu z'Imana, umutima ufite ishyaka ry'inyungu z'Imana, umutima mbese afite. Dawidi akavuga ati ntabwo numva ukuntu umuntu haba ari umuntu uri gutinyuka akaba ari gutuka Imana yacu ya Isirayeli. Akavuga ati ngiye kurwana n'uwo muntu. Umutima w'ishyaka ry'Imana kugeza aho wumva wagira n'ibyo uhomba, ariko Imana igashyirwa hejuru. Ugahagarara mu mwanya w'Imana. Umutima wo kumva ko ihema ry'Imana rigomba kubakwa. Ugahagarara mu mwanya w'Imana. Abantu bashaka bakakwanga, bashaka bakakurwanya, ariko ugahagarara mu mwanya w'Imana. Ugahagarara mu ijambo ry'Imana, ugahagarara mu gukorera Imana. Ukaguma mu ruhande rw'Imana, ukumva nta muntu wayisuzugura, ukumva nta muntu wayirwanya, nta muntu wayituka, nta muntu mbese wakwandagaza Imana. Buriya Dawidi rwose afite umutima ukunda Imana cyane. Ubwo natwe ni iki Imana idushakaho? Kugira ishyaka ry'Imana, kugira ishyaka ry'ibyiza, kugira ishyaka ryo gukora ibyiza. Nubwo abantu batabigukundira, ariko ugahagarara muri uwo mwanya ukawugumamo. Ugumemo mwene data, guma mu mwanya wo gukorera Imana. Abantu babyemera batabyemera, guma mu mwanya w'Imana, guma mu ruhande rw'Imana, guma mu mwanya mwiza. Abantu bagukunda batagukunda, ariko guma mu ruhande ruvugira Imana, guma mu ruhande rukorera Imana, guma mu ruhande rukora ibyiza, guma muri urwo ruhande Imana ishaka. Niyo yazaho, niyo yazaho Imana idushakaho. Reka rero twemere tuyitange, kubera ko Imana izatugororera. Aba bantu urabona hari ikibazo cy'uko hari umushinga wo kubaka ihema ry'Imana. Aba ngaba batanga ibi bintu, batanga zahabu, batanga ifeza n'ibindi byose bari bafite, bari barimo kubona ihema ry'Imana rigiye kubakwa, ariko bakabona hari byinshi bikenewe. Noneho kuri bo bumvaga babona iryo hema ryanuzuye. Bari abantu bari kwifuza ko babona iryo hema ryamaze kuzura, kugira ishyaka ry'Imana ku buryo bumva ko ibyayo cyangwa se inzu yayo irimo kubaka yakuzura. Ntungo reka ndebe ko bipfana, reka ndebe ko binanira y'Imana yabo, reka ndebe ko abakozi b'Imana bibapfana, reka ndebe ko bya bintu bagiyemo bibapfana. Abo kugisha kwavuga uti reka nshyiremo contribution yanjye, reka nshyiremo umusanzu wanjye kugira ngo nshyigikire iby'Imana. Ushobora no gushyigikira abakozi b'Imana kugira ngo bye kubapfana, nabyo birashoboka. Ukavuga uti reka nshyigikire uriya mukozi w'Imana, ndimukubona hari afite intege nkeya yenda muri ubu buryo, reka mushyigikire kugira umurimo w'Imana udatukwa, ibyatangiye bijye hejuru bizamuke, kugira ishyaka ry'Imana ku buryo wumva watangiye kubona ko iby'Imana ahubwo inyubako yayo irimo kuzura. Ugategera kuzamuka, nubwo ikiri muri fondasiyo ukasa nk'uzamuka, ukasa nk'uyibona, noneho ugashyiramo ibibuze bibona bashobora gutanga, kugira ngo umunsi umwe uzabone ihema ryuzuye. Shyigikira umurimo w'Imana, shyigikira ihema ry'Imana, shyigikira Mose wawe uyu munsi, shyigikira abakozi b'abahanga Imana yashyizeho, shyigikira. Ufite uruhare mu gushyigikira umurimo w'Imana. Iby'Imana yaguhaye reba genzura. Hari iby'Imana ishobora kuba ibona ko wabikoresha mu nyungu zayo, bikubaka ubwami bw'Imana. Ikindi mwene data, saba Imana ubwenge. Saba Imana ubwenge nk'aba yabahaye ubwenge n'ubuhanga bwo gukora biriya. Uyu munsi ndakwifuriza gusaba Imana ubwenge kugira ngo ikwereke icyo wakora nawe mu kubaka ubwami bw'Imana. Kubera ko mu gihe cya none abantu benshi basa nk'aho ngo bari gukora umurimo w'Imana, nyamara wari ugasanga bari gusenya cyangwa bari gusenyana. Ariko Imana iduha ubwenge, Imana iduha ubwenge bwo kubaka bene data. Imana iduha ubuhanga bwo kumenya icyo ishaka no kumenya igikwiriye. Iyo niyo zahabu. Okay, tugiye gusoza rero. Reba uruhare rwawe mu kubaka ihema ry'Imana. Reba uruhare rwawe mu gushyigikira umurimo w'Imana. Reba uruhare rwawe mu kuba hafi ya Mose n'abandi abakozi b'abahanga, ngo ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka,
ku buryo ihema ry'Imana rizamurwa rikubakwa. Reba aho ibintu bikenewe, reba inyungu z'Imana aho zikenewe, ushyiremo uruhare rwawe. Niba hari ubushobozi Imana yagushyizemo, ushobora kuba ari n'ubwenge ufite wakoresha, ushobora kuba ari mu butunzi, ushobora kuba ari umwanya ufite uyu n'uyu, hari ibyo Imana yaguhaye yabyaza umusaruro. Uyu munsi wisuzume, urebe zahabu yawe watanga mu buryo bw'umwuka, urebe ifeza yawe watanga mu buryo bw'umwuka, kugira ngo ihema ry'Imana ryubakwe. Amen, amen. Imana ibahe imigisha. Naho ku wa gatandatu utaha Imana ibahe igisubizo. Mwene data niba urwaye Imana igukize. Niba ufite ikibazo iki n'iki, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami Imana urakoze cyane, urakoze kuko uyu mwanya tumaranye nawe ubaye umwanya mwiza, ni umwanya w'igiciro, ni umwanya dukunze kuko wabanye natwe. Ijambo ryawe ni ukuri kandi koko uko wari uri ni kuri nakuzahora igihe cyose. Uri Imana ikunda abakozi bayo, uri Imana ikunda umurimo wayo, uri Imana iwubereye maso. Turagushima Mana, turagushima ko umurimo wawe ubereye maso, turagushima ko abakozi bawe babereye maso. Turagurima ari uwawe, ari wowe wawutangiye kandi ko ari wowe uzawusohoza. Dusabye ubwenge rero mu gihe nk'iki Mwami, twebwe abagukorera Mana, kugira ngo tugwizemo ubwenge n'ubuhanga, tubashe kubona igikwiriye wa Mana we, tubashe kubona icyo ushaka wa Mana we, icyo dukora, ndetse nuko dusabiye abakozi bawe ku isi hose, kugira ngo ubuze umwuka w'ubwenge babone icyo gukorwa Mwami, kugira ngo izina ryawe rirusheho gushyirwa hejuru. Urakoze Mana, bariya bagutuye amaturo ni ukuri, kugira ngo umurimo wawe wubakwe. Uranezerwa, urishima, ndetse ngo birasaguka, ugeze naho ubabwira ngo uranyuzwe nibarekeraho. Mana, bari bakoze ibigushimishije. Natwe Mwami uduhe kuzirikana ibyo, uduhe gukora ibigushimisha wa Mana we, uduhe gutura amaturo ahenze, uduhe kuguha iby'umumaro wa Mana we. Ariko cyane cyane twabonye ko iby'umumaro ushaka ari imitima imenetse, ari imitima yuzuye urukundo, ari imitima ishaka guhinduka, imitima ishaka kubana ndetse n'abandi. Mwami wacu Yesu Kristo, iyo niyo zahabu Mwami dufite, nta kindi twaguha Mwami uretse kuguha imitima. Aho rero imitima utuye Mana, uturemo, wigire nk'uko ushaka, wishyiremo urukundo wa Mana we, wishyiremo n'ukuri, ibyubaka ubwami bwawe, uduhe guhuza wa Mana we abakozi bawe hirya no hino, batere mu mutima w'urukundo Mana yo mu ijuru, kugira ngo babashe kubana amahoro. Urakoze Mwami wacu, urakoze mutanga bugingo. Uyu mwanya tumaze kujya kuri radio Kwizera Mana, turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye ko wavuze Mwami. Reka bumvire ijambo Mana, bagira inyota Mwami yo gukomeza gushakashaka ibyakunezeza Mwami, gushakashaka ibyo bagutura wa Mana we, gushakashaka ibyo ushima wa Mana we. Reka utere inzara n'inyota mu mitima ya benshi, kugira ngo benshi baguhindukirire. Urakoze Mwami w'amahoro, urakoze gitare kisungwa n'amahanga, duciye bugufi ngushyirwe hejuru. Icyubahiro cyose kibi cyawe, cyose twisabye mu izina rya Yesu. Amen. yawe Mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga kugira neza kwawe yose, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho, sizaceceka kandi sizakuza kwamamaza iyo neza yangiriye, nzavuga iyo neza,
bakomeye bose zayiririmba iyo neza sizaceceka kwamamaza iyo neza zavuga iyo neza yangiye umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye hari n'ituro mfite ryo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye hari n'ituro ryo kugutura uhaye umutima utegeke zayivuga ineza ineza yawe zavuga imirimo wakoze zavuga imirimo wa zavuga iyo neza imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho byaba biri hose mu mahanga no mu batatu iyo neza zayivuga iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yagiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizaceceka